Ndi perezida wa Kagame Cup mu murenge wa Kwishyura by'umwihariko ikipe uyu munsi isokeye akarere ka Karongi, akarere dukunda, akarere gateye imbere cyane mu bukerarugendo. Ibanga rero twakoresheje nta rindi ni lokali, twe twarateguye cyane aho abafana cyangwa se abakinnyi bacu bahagurutse Rusizi baza muri lokali kuva uwo munsi kugera aho tuboneye intsinzi. Ibanga twakoresheje nta rindi, abakinnyi bacu bagumye kuba hamwe, ari ryo banga nagira n'andi makipe yaba yo mu gihugu n'ahandi, ayo abakinnyi bari hamwe cyane cyane natwe nk'abayobozi tugategura nk'uko ngo Rusizi byari byapfuye. Rusizi ahanini twagize ikibazo cy'umusifuzi, nta banga rihari. Ikibazo cy'imisifurire cyaratugoye mu karere ka Rusizi. Uramujya gukora iki nyuma yo kubona intsinzi? Nyuma yo kubona intsinzi rero n'ubundi abakinnyi bacu bagiye gukomeza kuba hamwe, tugumye dutegura umukino aho muri gahunda zacu twiteguye kuzanira ibyishimo abaturage b'akarere ka Karongi n'intara y'Iburengerazuba ikomeje nagira ngo uyu munsi dushimire umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida Paul Kagame wadushyiriyeho umukino nk'uyu nguyu ugamije kugaragaza imiyoborere myiza. Nyakubahwa perezida wa Repubulika turamukunda, tuzamutora, tuzahora tumutora n'ikindi gihe cyose. Nyakubahwa perezida wa Repubulika turamukunda.